umeze ute? meze neza. Uheruka kubeshya ryari? Umeze ute? meze neza. Uheruka kubeshya ryari? Uyu munsi Wabeshya iki? nabeshya ko meze neza financially. Ninde mustar ukunda kurusha abandi? Sandra bamwita Salanda ni umupoet. Poetess. Okay. Uramutse ubwiwe ko usigaje kubaho amasaha 24 yonyine wakora iki? Najya Nyagatare gusa kugumana n'umuryango wanjye mpaka nitabye Imana. Hanyuma ni ikihe kintu cyaguteye igisebo cyangwa cyakumwaje mu buzima bwawe bwose utazibagirwa? Narebye ku ishuri Wibye iby'amandari nari muri P4 n'umunzeke. ni app utabaho udafite muri phone? Instagram. Ni iki wakora uramutse ubwiwe ko uzabaho igihe cyari iteka ryose, donc uri immortel? Tazapfa. Naba umukire. Ubashijwe umukene nuko uzapfa umunsi umwe? Ndi umukene kuko my days are numbered, kuko nzi neza yuko hari ibintu nagomba kurwanira by'ubutunzi, ahubwo reka mfate pause nishimira duke mfite kugira ngo ninapfa cyangwa se nigera ku munsi wo guhagarika kubaho kwanjye nzishimire twa duke nagize na bake b'ingenzi nagize mu buzima bwanjye. Wakora iki uramutse utsindiye miliyoni 100 nonaha? Miliyoni 100 nashora mu buhinzi no mu bworozi. Ni ikihe kintu, nihe mpano itangaje uwifite itangaje twakumva tukavuga uti ndibagirwa cyane? Uramutse witabye Imana ni iki wumva wifuza ko abantu bazakwibukiraho kurusha ibindi? Nabanye n'abantu bari banzi neza cyane. Ni uwuhe murimo utangaje uri bizarre utangaje watekereje gukora? Koza imirambo. Wow. Nuwe mu movie character cyangwa umukinnyi wa film ariko nka movie character atari nk'umuntu nyine ku giti cye wumva wakwishimira gukina nkawe? Spider-Man. Kuba Spider-Man cyangwa gukina nkuko Spider-Man akina nka Spider-Man, Tom Holland to be specific. Hanyuma kuri wowe ni ikihe kintu kikunukira kurusha ibindi bintu byose bibaho? Igikara. Ariko Mavide nawe urasetsa rwose. Kurusha andi yose ku ishuri. Ndumva nasuza umwarimu wa fizike. Rero ni irihe watsindaga cyane kurusha andi yose? Histoire. Umukunzi wawe aramutse ari kukumva wamubwira irihe jambo kuri radio y'igihugu? Nta mukunzi mfite. Nyine aramutse ari kukumva aramutse ahari ndamukunda. Murakoze cyane, iyo yari TikTok y'umunsi. Ubwo rero tubashimire, iminota iratugendanye ntabwo tubashije kubakira kuri telefone. Hanyuma reka tukomeze tuganire na Mavide atubwire noneho ubutumwa agenera abafana be. Mu kanya gatoya turabasigiramo indirimbo y'umunsi, ubutumwa wabwira abadukurikiye bakunda Mavide. Ndahera ruhande ku babyeyi banjye banyibarutse, bamwe mu bantu bakurikirana ibikorwa byanjye umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, muri abantu b'ingenzi. Niba ari umuntu uri Nyagatare specifically Ryabega mu Kirebe Gatebe ya mbere, mama ndagushuje, papa ndagushuje. N'abantu bashyigikira ibikorwa byanjye kandi bagatuma ngira ishema ryo kuba mfite impano. Kumufana umunsi ku wundi atanzi, ntago ndi umwatabi, ntago ndi umunywa w'ibiyobyabwenge, ntago ndi umusinzi, ndi umutipe uri presentable. Turabyemeranya? Yego rwose. Urakoze cyane. Ndi umuntu ntago wabyibwira. Bawumva uri Vida rya Primus? Ndi umudrunkard. Umuntu w'umusinzi. Oya, bumve ko habaho n'amavide ya fans. Urakoze cyane. Ndi umuntu urimo kurwana n'iterambere, noneho mbona uzanshyigikire. Ikindi nshimire umuntu wese ubona ibikorwa byanjye akumva yishimiye ibyo nkora. Imana ikomeze kunkundisha kugira ngo banshyigikire. Ikindi namwe muri abantu b'ingenzi, kuko niba
mutubona ibyo dukora mukadutumira nimwe mutuma n'abantu nk'uyu munsi hari umuntu umenye kubera mwantumiye rero namwe reka mbashimire ikindi ndi umumuzilima nishimiye kumubona no kumwumva n'umuntu uri friendly ndumva namugira inshuti ndagustokinga nimba hano ibyo bintu biremewe ibindi rero Imana ikomeze dutize ubuzima nagize anniversary ku bantu bari bushobore kumpa isabukuru nziza n'ukuri murakoze cyane dore uyu mugabo atanga na gift zihenze cyane zivuze kumureba Karemera ndamwizinga kuri rase nziha abantu bameze nka kuri rero Imana ibahe umugisha kandi muri entertainment muri rusange ku bantu bafite ubushobozi bwo kuinvestinga reka tuinvestinge muri entertainment muri filime mu rwenya muri music kugira ngo n'u Rwanda breaking through natwe tugaragare kuko hari impano nyinshi ziri mu Rwanda nanjye nishyizemo twakabaye tujya kuri Meta Gala bakaturirecognizinga ariko kubera hari tumaze imyaka 30 itarenga mu kazi ariko turacyafite iki rero ku bantu bafite ubushobozi ntimutinye risk yo gushora muri entertainment ahubwo natwe mutaking the risk ni nkuko bashora no mu bindi bigakunda cyangwa bikanga it's a matter of time tumushimire cyane rero Mavide wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ni nawe dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi amahumbezi twatangiranye ku isaha ya saa 10 zuzuye neza twabanye mucyo tubarusha twumvanye umuziki twaganiriye n'urungano hanyuma rero mu kanya gato turumva amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ku buryo burambuye amahumbezi yo gahunda ni ku munsi w'ejo azaba ari amahumbezi special aho tuzumva imikino ejo tuzamenye izajya mu cyiciro cya kabiri kuko izatwara igikombe twarayimenye nabonye Axel yamanutse ihuye n'umunyamakuru mwambabara nkabaza akabazo kamwe ubwo ni umwe kumwe ariko ntabwo ari bye ugiye kumpa muri mu bantu mwa hostinze The Vibe kangahe ku 10 9 ku 10 thank you ndakuraho rimwe 8 8 ku 10 8 ku 10 naraniwe so reka tubasigiremo indirimbo y'umunsi bayibita Yemba Voice indirimbo Nagaswira yaman Nachambusku akunda Ndabakunda cyane Ya rider boy okay